uyu mugabo rero ari muri babandi horo urwanya cyangwa ushaka gushyira ku karubanda abigize nk'abatubuzi namuhamaga mu kiganiro bisanzwe kubona nabikubwiye ko ndi bumuza abandi bashuka abantu ngo baravura bakabagira amafaranga y'ubusa ntibabavure cyangwa ngo bayabasubize. Abadukurikira rero bansabye yuko ngo bishyurize n'umusaza amafaranga yabo yari yo nambura ariko uzomanitse umuntu mu ipoto ngomba kumumanika hariya bakajya bareba icyitegererezo cy'abantu nk'abari bambura abantu. mva mani kure ibyo bintu. Yes, nanya ngusuza kenezere kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye yarasurazo birangirazo amajyepfo amajyaruguru mwenye nitwa Cheketu saga mutana n'abana ukina n'abanyina sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye gusanga gutanga isanamitima kuba dukuje ngurura magana Kigali News 250 Isyaka TV 250 mukore subscribe sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu ndi kumwe na muganga gakondo ariko nta mutumye ari byishimisha kwiganira nawe ariko muri za gitumo zacu uburyo dukurikiza amategeko n'amabwiriza y'ibyo dukora kugira ngo wenda nimba uba wadutumye tumutumikire kandi mashaka hari n'ushaka kugira ubuhamya cyangwa ubutumwa atambutsa buri wese tumuha ikaze muze tugwaye ikaze fata mikoro fresh fata mikoro neza no munsi nakuve mu birindiro bya umeze neza nta kibazo mfite rwose. hajya bajya ngo umusaza n'umujeni ngo abasaza bigize abajeni cyangwa amafaranga yagize abantu abajeni. Icyo kibazo cyane uva gikumereka amafaranga yagize abantu abajeni urebye muri rusange. Kuki se bavuga ngo umusaza n'umujeni bavuga ngo amafaranga ni atuma umuntu abumujeni? Amafaranga atuma umuntu abumujeni abasha kugira isuku akitaho akarya neza. Yes, byabana byiza n'inkumi nziza kayitemberana. Ujye uyirya si yo nkumi. Rekera wa mwana we turatubiganira ibyo gihe. Hari umuntu yize ko ngo hari umuti gutanga wasuhuza umuntu ngo bikarangira ngo akwishakiye. Umuti baho. Ubaho cyane. Cyangwa ibyawe rimwe mutuburira abantu. Hari n'umuti rwose nanjye bwanjye nizi witwa urutamvaho. Waho umuntu rwose kugira uzatanuka bika bikibazo. Uruki? Umuti witwa urutamvaho. Urutamvaho n'uruki. Ni umuti wacu wa gakondo. Ariko reka twiganirire mpamvu nasha ngo tuganire hari byinshi biba muri buro buvuzi bwa gakondo bwanyu mukora abantu babita abapfumu cyangwa umuvuzi gakondo. Ni umuvuzi gakondo ntabwo ari umupfumu. Hari ibintu biba muri ibintu bikorwa byanyu ababagana mukabahemukira. Hari undi muganga nanone nshaka kuzavuga ibye utari nimba ari za gikongo rurenga inyuma ngiyo ubu nawe ndamwibikiye. Hari abantu bavuga ko mu buryo amafaranga yabo umuntu kamuca amafaranga iyo foto ukayohereza ayo mazina akagira gute akabyohereza mukamubwira ibyo agomba gukora akabikora bikarangira mukuyeho telefone kandi ubu nawe urimo kuko hari impamvu nakuzanye waje uza kuganira ku byawe ariko reka tubanze tubye no kuri ibyo. Abantu rwose barantumye nawe bagushyiraho mfite amalinki menshi ntabwo ndi umwambuzi ngiye uretse gato mfite amalinki menshi kuri telefone yanjye yo kuri WhatsApp y'ibiganiro akoze uvura abantu bavuga ati no muntu yaraduhemukiye. Kuki muhemuka? Ntabwo duhemuka. Hari umuntu uza kwa muganga akaza ntakubwira ibye byose bagashaka gusa nkakugerageza ariko iyo yakubwije ukuri kw'indwara afite iyo ndwara urayivura. Harimo abantu batuzi inshingano zabo akaza akakubwira ibintu by'ibinyoma ngo kana karanyanga ngo wabigenza gute ibyo nabyo twarabivura ariko yatakubwije ukuri ntabwo rwose bivamo. Tuvye abantu mu buryo amafaranga yabo nuko wenda ari byo batakubwiye nyuma ukaza kubibona ntugire icyo mufasha. So ntabwo ari kumurya amafaranga araza ntakubwiza ukuri we ibyo wakoze ntibizahure nuko yakubeshye nawe nta mafaranga tujya rwose. Cyane cyane abantu bari muri Canada, abantu bari muri Saudi Arabia, abantu bari muri Oman, abantu bari i Burundi, abantu bari muri Kenya, abo bose nibo bahura n'ibyo bibazo by'ubutunzi bwabo cy'amafaranga yabo. Gasa umuntu akorera wenda 3 miliyoni atanzemo 500 cyangwa 700 asigaranye ngahe asigaranye truwasi ugasanga yakoreye ubusa. Uze nta muntu uraguhamagara ngo amuri amafaranga maje kurya amafaranga menshi.
bajya bampamagara bakambwira nabariye amafaranga menshi ariko bitangaje nuko ngiye mbabwiza ukuri urabizi umuntu arwaye akajya kwa muganga ntakire ushobora kuba transfer akajya n'ahandi ko ndemera ko twese turabavuze ubwo nuko imbaraga zawe hari ziri hejuru yawe wenda rundi wandusha simbizi ariko icyo cyo babizi wenda mujya mwumva amakuru yanjye hari n'abanyeza amafoto nkabavura bari burayi bariye kubera ko tuba twahujwe n'itumanaho yego bagakira yego ariko abantu kubera ko nabari amafaranga rwose icyo ni ikinyoma ikinyoma cyamba gusa kuki se hari icyo uvuze ngo ari utanga transfer ukabajyana kuri indi vuriro rirenze wowe cyangwa kundi muganga urenze undi kuki utamubwira ati ari igihe ariko bishobora ko nazakuvura cyangwa nibishoboke wenda nibidashoboka nzakohereza umuganga n'uyu wowe ugashaka kugira ngo ukomeze umuryo udufaranga ibyo birashoboka birashoboka ibyo ngibyo ariko bikunze kuba ahantu hake cyane nka hehe duha urugero hake cyane buriya ari nk'abantu bavurira iyo za Bumbogo bavurira heza cyangwa iyo ngiyo bakaba badahuje rinye ushobora kumuhereza akana kuti mwese umuntu ashobora kuza akazana tuvuge akaguru kabyimbye umwe akazana akaguru kabyimbye undi akazana ijisho ryapfuye okay so muze hari abantu bifuje ko hari umusaza mugenzi wawe ariko ntago muzi abantu bifuje ko uwo musaza azakora ibitangaza ukagaruza amafaranga y'abandi wajuze ko ngiye tuyo kuganira ukamamaza ngo ibyo ariko nago ari byo urumva so ikintu nakubwira muze amafaranga y'abandi yatanga cyangwa ntago yatanga ubwo so umuntu wabundusha ubushobozi yabarindera ntago mbizi wareka amafaranga nyine ari gihe hari umuntu ujya ngo nta nkoko iruka ariko iyo ngombwa ukayikandagira umutwe iraruka nabyo birashoboka nabyo birashoboka ko hejuru imbaraga dufite hashobora kuba hari n'izindi ntabwo ntabyumva neza amamagara umuntu kuri telefone gato halo mzee amakuru none se uri kuri moto uri mu modoka nandi kuka moto ni wari wambugishije mu gitondo se nagwa rendezvous dore ndi no mu kiganiro ndi kumwe na wa muntu wabangutse da nahageze wicaye ahagana ese ndagusanga he ahantu nicaye mu kabingaro handi twiye guhurira cya gihe ndahageze reka nishyure moto ndaje uvuze ndahageze hano ku muhanda reka nishyura akamoto naje sawa no muntu rero hari ikintu wivugiye ngo hari igihe uvura umuntu byakanga atanga transfer birashoboka nabyo hejuru ya bwana haba karibu muze karibu kamerama saza namahoro urakomeye turakomeye turakomeye cyane muganga gakondo cyane rwose nta kijya kitunanira turadushoboye soza uramugabo muraneza mugabo muraho cyane mukomere karibu wicarire wari hariko bari turaha Bugesera amakuru y'Ubugesera ni meza cyane rwose kazuba karaka nk'inaha ngaha tuganira mu gitondo turavugana ku kibazo cy'abantu bakugira icyizere urabona bwa mbere wa mu diaspora hari umuntu amura amafaranga urayagaruza nyuma yaho hari undi muntu wazanye ibibazo ngiye kubona mbona umutwikiye mu kazu ke ubwo nawe n'umuganga gakondo hari ikibazo rero kigezweho nk'uko nabikubwiye cy'abaganga barimo barahemukira ababagana niyo mpamvu mwuzanye abo bantu nibo tuba dushaka cyane kugira ngo tubereke ububasha dufite kugira ngo bazanabicekeho burundu kujya bahemukira abantu babarya amafaranga yose ikintu mukomeje kurwanya n'abaganga babasebya mwebwe barya amafaranga y'abantu amafaranga y'ubusa badashoboye akazi uyu musaza urabona ko afite ubwanwa nk'ubwawemo amabara abiri na warakuze ariko mwavanye ingofero gato mukujya mu kazamba rwose kubera ko turakuze imisatsi ni myinshi urabona ko mwambara ingofero urabona ko
harya ngo zabaye uruyenzi bavuga cyane bazita uko zabaye uruyenzi. Imvi ziratangira ariko iyo zimaze kurenga umusatsi bazita uruyenzi. uyu mugabo rero ari muri babandi uhora urwanya cyangwa ushaka gushyira ku karubanda abigize nk'abatubuzi namuhamagaye mu kiganiro bisanzwe kubona nabikubwiye ko ndi bumuza abandi bashuka abantu ngo baravura bakabarya amafaranga y'ubusa ntibabavure cyangwa ngo bayabasubize. abadukurikira rero bansabye yuko ngo bishyurize n'umusaza amafaranga yabo yari kugira ngo waganira nawe akakwibwira n'ibisekuruza byayo mukibwirana ibindi bikaza. ubundi se wa mugabo we ukora hajya hehe utuye hajya bambwiye ko uri umuvuzi cyane rwose. nagira ngo wenda ushobora kwibwira aho mvuka. hariya mu gisaka cy'abahinda niho mvukanye. njye ndi umunyakinaga rero ndi umunyaga wuzuye. iwacu ni Busozo. watangiye kuvura ryari? mbere kuko batari we ahubwo ubusaba n'undusha imyaka. none se ko nkubaza wowe. njye natangiye kuvura rero kera cyane. urabona imyaka mfite. ngiye imiti yanjye nkoresha nayihawe n'abakurambere. ariko bakaba batavuka mu Rwanda. baje mbese nk'uko abandi baza bajya gupagasa. tugiye n'ahangaha. papa ajya gupfa rero na sogokuruza barambwira tugomba kujya uvura gutya. barabikuraga ahubwo se uvura ute? yewe rero mfite ububasha burenze ubwawe. ngwiki kandi ndabona nawe umuntu yakuvura ko hari ibintu urya by'abaturage bunimo ndakureba. niko shano wakuntumye kandi uri bubibone. yewe ase ko mugiye gushwana oya nukuri urabibona. oya ntabwo wadusha ubushobozi wowe. ndakurusha wowe undisha ubushobozi wowe. jewe bado garuta ntabwo wadusha ubushobozi. nkubonyemo ubusambo bw'abantu wambura amafaranga wowe ntuzima. yewe nambura. ariko jewe mu mwanya ndakwereka ubuhanga nkurusha none. habaye witonze. abasaza mwe marashwara neza mikoro yanyu. akira mwe marashwara mufiki. Nose kugize umujinya kandi twebwe ikintu turi mu gupfa nuko yagiye yarya amafaranga abaturage nabonye atazi no kuvura. ariko njye amafaranga gute kutarusha ubushobozi bwo. abantu bamwe ati uwo musaza muzana. yewe uranyereka. ndabikwereka. ntabwo wadusha ubushobozi. ndabikwereka nukuri. asabye ku kimwe abasaza. ndabikwereka. ntabwo wadusha ubushobozi bwo. yewe ndabikwereka. ubinyereka. ndabikwereka. ubinyereka. jewe tujye hanze. hanze njye yewe ubinyereka. wowe mume mikoro yanyu mureka gushika. jewe nkwereka ukuntu. unyereka iki? nkumanike hejuru. umanika njye umanika. wakubona hariya hejuru. muzomanitse umuntu mwipoto. agomba guherayo. bene barandabanga ba. muzomanitse umuntu mwipoto. gomba kumumanika hariya bakajya bareba icyitegererezo cy'abantu nk'abari bambura abantu. mva mani kore ibyo bintu.